Bakunzi bo kwizera gukiza TV, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. N'ibisanzwe ni mwene so Evangeliste Anastase Imana Zabaye ubasuhuje. Ndabashimira kuba mwarahisemo kubana natwe umunsi ku munsi, tubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kuba mwarakoze subscribe muri inshuti nziza zakadasohoka. Nawe utarakora subscribe aha ku kwizera gukiza TV, niba aribwo bwa mbere ugifungura YouTube ukaba ubonye kwizera gukiza TV, turagusaba gukanda like, kore subscribe, share na comment. Uraba ugize neza cyane cyane cyane. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mbazaniye ni ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ikiza urubwa. Imana ikiza urubwa, nta hantu Imana itakuvana, nta n'ahantu Imana itagushyira. Mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Imana ishimwe cyane. Iyi Imana ivana ku cyavu ikicazanya n'abakomeye, ikura mu mukungugu, ikura mu ivu, ikakugira umuntu wo kubahwa. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ku nkuru ya Hana na Penina. Hana na Penina tubona mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere. Reka duhere ku murongo waho wa 20. Murongo wa 20. Igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli ati kuko namusabye Imana. Igihe gisohoye Hana asama inda, abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli kuko yamusabye Imana. Imana ishimwe cyane. Bivuze ko hari igihe kinini Hana yarategereje umwana aramubura, ariko igihe cy'Imana, isaha y'Imana, igihe kigeze, Imana ihereza Hana gusama inda. Imana ishimwe cyane. Ni Imana isohoza isezerano. Ni Imana itemera yuko abantu bayo babazwa iteka ryose. Haleluya. Ni Imana irinda ijambo ryayo ibihe n'ibihe. Uyu Hana yashatse umugabo Elukana, ashaka nk'abandi bakobwa, yizeye kuzabona blessing y'Imana, yizeye kuzabona umwandu uturuka ku Uwiteka ari rwo rubyaro. Arategereza ararubura, ariko Bibiliya itubwira ngo iki? Itubwira ko uyu Hana Imana yari yaramuzibye inda ibyara, ariko akomeza kubana n'Imana, akomeza kwiringira Imana, akomeza guca bugufi imbere y'Imana. Nubwo yari ariho mu buzima bw'amarira, ariko ntiyigeze ava iruhande rw'Imana. Yakomeje gusenga Imana ndetse no kuyubaha, arayiringira cyane. Nje kubabwira ko Imana ikiza urubwa, Imana iteturura, Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye. Kandi Imana ihindura amateka y'umuntu iyo uyiringiye, iyo udateshutse ngo uve mu murongo ugategereza wihanganye. Imana irakwibuka, Imana ikagutabara. Imana ishimwe cyane. Uyu Elukana ntiyigeze we abyihanganira, yamushakiyeho undi mugore witwa Penina. Penina agira amahirwe, we arabyara, abyara abahungu n'abakobwa, ariko muri we yari afitemo umutima mubi, yari afitemo ishyari, yari afitemo urwango, agahora ababaza Hana, agahora amubwira amagambo mabi, agahora amuserereza, agahora amuteza rubanda. Ariko uyu Hana wagakomeza kwihangana, nta jambo na rimwe ribi ryigeze riva mu kanwa kiwe, ngo nuko agira umuhigo, ahigira Imana, arayibwira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo, niwibuka umujakazi wawe ukamuha umwana, nawe azamutura Imana, azaba uw'Imana mu buzima bwe bwose.
Imana ishimwe. Jya ugira umuhigo mwiza, uhigire Imana umuhigo mwiza. Nubwo waba uri muri situwasiyo ikomeye, uri mu bibazo, ariko ujye ubwirira icyo ubwira Imana, ngo nuko akomeza gusenga Imana. Igihe yajyanaga n'umugabo we na Penina n'abana bagiye i Shilo gutamba ibitambo, we byagaragaho nyuma akajya kugira uti, akajya gusanga, akajya mu nzu y'Imana aho Eli yabari, wagasenga Imana. Imana ishimwe. Dusenga Imana mwene data, dushikama ku Uwiteka. Muririmbyi yararimbye ngo ujye umutumbira. Haleluya, haleluya. Ku manywa na nijoro ujye umutumbira. Ntabwo iyi Imana ijya yirengagiza uyitumbiriye. Imana ishimwe. Wanditse Zaburi y'118 yaravuze ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, idasuzuguye ugusenga kwabo. Haleluya. Ngo kandi ngo kubwo gusuza umutima k'umukene. Haleluya. Imana ishimwe. Kubwo kurenganywa kw'abanyamubabaro, Imana igera igahaguruka. Imana ishimwe. Haleluya. Hari ibyo Imana yahagurukira ku buzima bwawe, hari igihe Imana yakwitegereza nawe ikagira ibyo yahagurukira ku buzima bwawe. Urimo urarengana, uri mu gahinda, uri mu ntambara, uri mu rugamba, komeza ushikame. Haleluya. Kubera iki? Nuko Dawidi yavuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamya iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Imana ishimwe. Uhereye none ukageza iteka ryose. Haleluya. Hanakomeza kuba imbere y'Imana, ngo byageze naho kwatura gusenga avuga birabura, ariko ngakadidibuza iminwa. Ngo uwitwa Eli umutambyi amwita umusinzi, aramubwira ngo weri kunyita umusinzi, ntabwo meze nga babagore b'abapfapfa. Oya, nta vino nanyweye, ahubwo naje gusuka amaganya yanjye imbere y'Uwiteka. Haleluya. Ntabwo ndi umusazi weri kumfata ng'abandi. Oya, haleluya. Imbere y'Imana nta mutima ucira urubanza. Jya ukomeza kuba inyangamugayo imbere y'Imana, ujye ukomeza kuzirikana Imana. Kabone nubwo waba uri mu bibazo bigoye, nubwo waba uri mu ntambara, birashoboka ko ari ubukene, birashoboka ko nawe uri inkumba, washatse ubura urubyaro, utegereje igihe kirekire, ariko iringira Uwiteka. Imana ikizuruga, Imana irateturura. Haleluya. Imana uyu munsi wa none waba urukurira ngari kurira kwararira umuntu nijoro, bwacya mu gitondo ariko impundu zikavuga. Iyatabaye Hana nawe yakurengera. Imana ishimwe. Utitaye ku bibazo urimo, isaha y'Imana yageze. Iyi Mana irafunga ntagire ufungura, kandi yanakinga ntagire ukingura. Imana ishimwe. Haleluya. Hana rero akomeza kuba imbere y'Imana. Umutambyi aramubwira ngo genda, icyo Imana wayisabye ikiguhereze mu izina rya Yesu. Haleluya. Nanjye ndakwaturira aya magambo. Ukimara kumva iyi nkuru ya Hana na Penina, nawe icyo wasabye Imana, Imana ikiguhereze. Haleluya. Imana ikiguhe mu izina rya Yesu. Wayisabye urubyaro, Imana iruguhe kuko irarutanga. Haleluya. Wayisabye akazi, Imana ikaguhereze. Wayisabye amafaranga y'ishuri, Imana yaguye. Wayisabye mbese icyifuzo cyose wazanye imbere y'Imana, Imana ikiguhereze muri uyu mwaka wa 2026. Imana ikurinde guseba. Warugiye guseba, ariko iyatabaye Hana mu cyimbo cyo guseba ikamuhesha icyubahiro, nawe akitwa umubyeyi agakikira ng'abandi bana. Nawe Imana ikwibuke muri iki gihe gisa ng'iki. Imana ikomeze kugire neza. Imana igiye yubahisha uyu Penina, nubwo yari afite ubutunzi, nubwo yari afite byinshi mu bigaragara, ariko nta mahoro yo mu mutima yari afite, ahubwo yari yuzuyemo ishyari. Imana ikurinde Penina rero. Hari ba Penina b'amagambo, Imana ibakurinde. Ba Penina b'urwango, Imana ibakurinde. Abugambaye, Imana ibakurinde mu izina rya Yesu. Shalom, shalom.